Yeah. Ni na mwiza by the way. Oh, yeah. Aha, Keniso, Juno, Kizigenza. Keniso. Why? No one. No one. Utite kugufa aracyari. Yeah, usugufi ni nene. Ntago ari inenge. Ntabwo washaka n'umuhungu mugufi byatuma cyane. Nanzovu twashaka. Wow. Kenisol, Kevin Kade. Let's go. Kenisol. Still Kenisol. Ako Kenisol. Niyo ndirimba isi yose yindutse abakobwa gusa nawe uri umukobwa. Wayibamo cyangwa mu isi y'abahungu bonyine gusa ari umukobwa urimo. Tell me, be honest. Now mu isi y'abakobwa gusa. Wow. Gusa isi yabigiye guhinduka lesbian. None idahinduka njye na mu isi y'abahungu ni umukobwa. Wabura umugore w'abahungu bose bari mu isi. Doris Media House. Doris Media House. Doris Media House. Hello, my beautiful people. Nizere ko meze neza. My name is Doris the Poet, as you already know my name. Yeah, so I'm that guy from East, and I'm the beast. Thank you so much for tuning on Doris Media House. We're back again, Mori, a new content. Let me call it a new content because it's a fresh new one. I hope you're gonna enjoy this because it's a little one. So, utibiteye gute rero? Ukuntu bihagaze, content yitwa Who Is Your Crush? Who Is Your Crush? Tuganira n'abantu batandukanye, abakobwa, abahungu, everybody, abasore, inkumi, batubereka amafoto y'abahungu cyangwa se abakobwa bitewe n'igitsina cyabo, and then batubwira amahitamo yabo. Eske who can be their crush? Ninde waba crush wabo? Ninde yahitamo amafoto twamweretse? And then we realize that he or she can be crush. So rero that's content ikiteye. Ubwo ikiyo ibisaba nta kindi no gukora subscribe, ukaduha amaso, tukaguha ibikorwa. Stay tuned. Here we go. Iruhande rwanjye muri kubona umukobwa mwiza cyane, agiye gutangira twibwira amazina ye, ubundi komezanya muri Who Is Your Crush? Mugiye kumenya crush uyu mukobwa turi kumwe right here. So girl, how are you? Umeze neza? I'm cool kabisa. Ni fresh cyane. Fresh kabisa. Amazina yanjye banyita Atete Sabrina Daniela. Naje muri Who Is Your Crush? Thank you so much. Atete ni muntu ki? Ku muntu utamuzi. Atete ni umuntu uhasoringa, witonda, n'ibindi nabo barabizana ko batete. Atete, uratese se neza? Ewa ndateta byatari. Ufite ababyeyi bombi. Kabisa mpamvu watese. Komeza utete. Birakubereye. So Sabrina niwe tugiye kubana muri episode yacu ya mbere ya Who Is Your Crush? Ese uri kundeba n'indi crush wawe? Maybe we tell us in the comment below. So turakwiye kuntu rero game hano iteye. Hano mfite amafoto y'abantu ngiye kukwereka. Uzajya umitiramo SK hagati y'uyu n'indi crush wawe. Wowe biraza tuza kureba kuva kwa mbere kugeza kwa nyuma. Turebe uwatsinze like uratubwira crush wawe nyine bitewe n'abantu tugiye kugwa. Are you ready? Yes, I'm ready. Sabrina, are you ready? Yeah. Hano hari umuhanzi uririmba indirimbo za secular music yitwa Kenisol. Benshi bagira bamwita umufupi cyangwa se mugufi. Kenisol mugufi. Ari hagati ya Kenisol na Okama. Who can be your crush? By imposing like, yeah. Like imagine, like who can be your crush or who is your crush? Yes. Kenisol. Kenisol. Yeah. Why Kenisol? Kenisol azi kuririmba neza. Arimba bitandukanye n'abandi. Yeah. Ni na mwiza by the way. Oh, yeah. Kenisol, Juno, Kizigenza. Kenisol. Why? No one. Utite kugufa aracyari. Usugufi ni nene. Ntago ari inenge. Ntabwo washaka n'umuhungu mugufi byatuma cyane. Nanzovu twashaka. Wow.
Kenny Soul, Kevin Kade. Let's go. Kenny Soul. Still Kenny Soul. Ako Kenny Soul. Nihe ndirimba Kenny Soul ukunda kurusha izindi? Jolie. Jolie. Oh. Fille Jolie nana. Okay. Kenny Soul, Bruce Melody. Kenny Soul. Kenny Soul again. Oh my God. Kenny Soul, the band. Cyamugisha Benjamin. Kenny Soul. Kenny Soul. Oh my God. Kenny Soul, the band. Kenny Soul, Meddy. Meddy. Oh. Meddy ngabo Gilbert Medal kubera iki Meddy Sabrina. Meddy. Oh no, Meddy arenze kuri Kenny Soul. Mu buhe buryo? Meddy afite igihagararo. Meddy nyine Meddy azi kuririmba. Kuva kera namufanaga byafa. Meddy. Harya buriya Meddy iturebeye bavukiye n'igihe atangiye kuririmba Meddy buriya waba waramwumvisheho cyangwa yaje naramwumva. Ari mu ndimi za kera uzi like okay Meddy J Rwanda uramuzi? Yep. Yes. Meddy. Oh, Meddy Mike Kayuhura. Mike Kayuhura. Okay. Why? Mike Kayuhura undano meze kuriya. Yaririmbye na Sabrina, so byatumye mukunda cyane. Umuhisemo kubera ari izina ryawe. Right? Yeah, of course. Ndaramufana by the way. Okay. Mike Kayuhura andi umuntu. Mike Kayuhura. Mike Kayuhura Diamond Platnumz. Mike Kayuhura. Mike Kayuhura Burna Boy. Burna Boy. Come on. Yeah, of course Burna Boy. Burna Boy. Why? Afite ijwi ryiza. Nacyo kintu nyine abantu bose bamukunda nicyo kintu bamukunda. Ijwi ryiza. Really unique. Yeah, really unique. Yeah. Wow. Ko amakuru ngeze kumwumvaho yana PDD like ibintu bimeze ukuntu bya hybrid ibintu byo gutaka sinzi ukuntu bigeze byo ntabwo byari byo narabyumvisha ntabwo byari. Okay. Burna Boy CB cha Chris Brown. Burna Boy. Why? Oh my God, I'm so shocked. Burna Boy hari umuntu ugeze kunyangisha CB. Why? CB yakoze iki? Yahoraga acuranga indirimbo ze numva zingeze hano. Urazihaza. Kandi Burna Boy wacuranga indirimbo ze numva zaga. Burna Boy Cristiano Ronaldo. Burna Boy. Of course. Burna Boy Nzovu. Come on, yeah, let's go. Burna Boy. Burna Boy. Yeah, Burna Boy yakamwana. Burna Boy. Oh my God. Today Crush was Sabrina. Burna Boy. Burna Boy. Oh my God, so crazy, so amazing. Uyu munsi muri Who Is Your Crush, our episode ya mbere, episode ya mbere abaye Burna Boy. Burna Boy ni umuhanzi w'umu-Nigeria ukora indirimbo navuga Afrobeat and ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane navuga batatu bakomeye muri Africa for my side. So abaye Crush right kubi ibintu bitatu like to say icyambere ni iki gitumye uhitamo Burna Boy like gitumye ba Crush right? Ari baneza? Nyine ari very attractive. Nyine since aranakunzwe. Like nyine afite igikundi. Afite igikundi. Ikindi kintu kiri physical like tukwinze cyangura kuri Burna Boy. Usa niki? Nibyo byonyine. Bigukura kuri Burna Boy. Inseko ye n'amenyo ye. Ntabwo njya mbyita. Ukururwa like na music. Music, just music, his voice, nta kindi. Wow. Ase abakobwa kuntu muteye like sobanurira. Ushaka gukunda umuntu utitaye kuko ateye kuko ari muremure cyane kuko ari mugufi cyane. Like utuntu twitwa like nk'ijwi gikagukurura just like cyangwa ko nta kindi kintu ugendera. Ya amarangamutima bibaho. Bititaye ku bintu runaka. Ushaka kwifata ngakunda inzu. Yeah. Wanchinze iki? Wow. Naki. So Nzovu wamukundiye Madame wese yamukundiye. Like nyine ni wowe ikintu wamukundiye. Cyaba gihari. Bomora, I don't know bomora bisobanuye iki? Cause yumvishe Nzovu numva bomora. Like I don't know. Numva ibintu byo kubomora. Since tugomba kumusaba tukamubaza. So
So uyu munsi rero muri episode yacu ya mbere Who Is Your Crush winner cyangwa se umuhungu navuga wenda ukurura cyangwa ujya ukurura like yani ko twabyita umuhungu ukurura Sabrina ni Burna Boy quiz generally. So thank you for being with us. Ariko mu gace kanje cyangwa muri episode muri Who Is Your Crush tugira gace tuganira ibibazo bitandukanye cyangwa se tubazo tricky. Sabrina atete Daniela iyi siramutse irimo abahungu bonyine gusa ukaba muri umukobwa umwe no kwama abakobwa gusa naye muri tomo yawe nicyo wahitamo n'isi harimo abahungu gusa n'umukobwa no kugira ngo habemo abahungu nyine abo ngabo muhuje igitsina habamo abo duhuje igitsina gusa nta muhungu wo ku isi byaba bitwaye iki really wabyishimira nabyishima kuko nuko nabaravutse nsanga n'abahungu bahari ntabwo babitekereza no njye ndi kwimunda yibajije iyi si yose yindutse abakobwa gusa nawe uri umukobwa wayibamo cyangwa mu isi y'abahungu bonyine gusa ari umukobwa urimo tell me be honest nawe mu isi y'abakobwa gusa wow gusa isi yagiye guhinduka y'aba lesbienne none idahinduka njye nawe mu isi y'abahungu ni umukobwa waba uri umugore w'abahungu bose bari mu isi nanjye guhinduka baritasa Bartazarine kuko Bartazar ari umugabo come on atete Daniela like abayumva ku giti cye umukobwa kwe gushaka afite imyaka ingana 22 kubera iki 22 kuko kitajya munsi cyangwa iyi kuko like you byaye your first born mu myaka nyine iri imbere wowe ujya kugira 40 we afite nka 20 nyine mukiri bato mugifite itoto ariko iyo ushatse ufite nka 27 uravuga uti ntabwo ari umwana wawe mama wakashaje nanjye mfite mama wanjye ni muto byataye agiye asubiye ku isoko wamutetse byatujyana n'abantu bakavuga uti se bene mama wawe bakanakubyemera bakabya story nyine mu isoko kuya kubya ukiri muto ubu nawe uzabyara ukiri muto rero wumva uzabyara ufite nk'imyaka ingana 22 ubu ngubu nk'imyaka 2 ngo ubyaye ntabwo uzi imyaka yawe I was imagine so atete Daniela ku giti cyawe wumva gushaka umugore cyangwa umugabo mwabanje kuryamana no kuryamana mwabanje gushaka numva icyizere iki cyangwa se mu gihe tugezemo niki gikwiye kubanza gushakana ubona bishoboka se muri kino gihe of course birashoboka iyo umuntu afite gahunda shaka bisa aragutegereza mukazashakana ariko iyo muryamanye mbere yuko mushakana n'andi mumana amezi agakora gutara none se kuryamana n'umugabo ari cyo bigabanya mu rukundo nyine ntabwo yabagukunda none se icyo gikorwa cyo kuryamana iyo kigaragara ko umuntu atagukunda iyo mwagikoze ndi kuvuga ubundi biterwa no kumvikana iyo umuhungu atemeye ko mubanza mu mategeko aho ngaho nyine ntabwo gukunda se ntabwo ubibona amazi ese kamubaza wowe ntabwo kwese umuhungu ko muryamana sure oya mu Rwanda ntabwo ni umuco ariko mamubisha babishaka ubwo nuko by'imenyero ukabigumana muri wowe kubyimena se twabikina ntacyo birakomeye cyane none se ibintu biharawe byo kuba lesbienne like ubivuga iki like nyine wumva mbona babiharaye abakobwa cyane bo mu Rwanda lesbienne uko ubibona yuko mbibona wabikora hari ikiguzi bya no ni nacyo cyaha kibi maniyanga ubundi soze muri ikintu gisigaye ku isi nk'umuntu gikora upfa wabikora uwo muri lesbienne napfa ariko nkajya kwa data twese ubwo njye numva abakobwa banga umugabo araryoha urabyizera ntabwo mbizi umwana abana bararyoha ubwo urumva hari umuntu utanga umwana kugira ngo abeho urumva ari atari we ukwiye kuryoha bifu y'umwana
biterwa umugabo ntuproducinga umwana so umugabo araryoha abantu batestinga bitandukanye wasanga byo wabimenya ari iki uzabimenya nzabimenya Sabrina Atete Daniela afite umukunzi of course ndamufite wow umaze kugira abakunzi bangahe bangaye bakeya cyane umwe batatu bonyine bari batatu ku myaka yawe ingana kuri ingana kwa kundi ese ubwo urumva mbere mutarakundanye uririmba bari barayirengeje wow ese ntabwo wowe utari mu rukundo ngo ubishobore nabishobora ubu urari cyoroshije abandi batari mu rukundo kudasa amafaranga umuhungu mukundana akari byiza yagufata ukundi agusuzugura ese iyo ugiye gusura umuhungu ntabwo wamusaba itike utayifite nakubwiye wowe uyifite ukaza wari wasura abahungu se ubona hari icyaha kirimo se bo baza kunsura iwacu ni amakaro Atete Daniela niwe twari turi kumwe muri episode yacu ya mbere ya Is Your Crush mwabonye byinshi munamwisha tuntu twinshi duke ku buzima bwe dutandukanye hope to see you soon hano nanone tugarukanye n'abandi bantu abatandukanye muri Is Your Crush utaha nawamenya wabona ari wowe so see you next time ciao my name is Doris the Poet we sign out so Atete no come on Atete Daniela wakoze cyane no kubana na kabisa natwe muri Doris Made the House muri Who Is Your Crush utasuza garuka nzagaruka